Ya bano banjye muraho mumeze neza hano baridofusha nk'ibisanzwe munakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None ahangaha rero muri kubibona iyi ngiyi niyo twita NESA online services portal. Ni ukuvanga iyi ni portal ya NESA icaho serivisi za online tugiye kurebera hamwe, tugiye kwinjiramo tuyisobanukirwe, twinjireho kuva kuri buri kimwe cyose tumenye ngo ni gute requestinga services ugahita uyibona, haba mu kureklama, mu kubona ama certificate, haba mu gukoregitinga amazina ari kuri za diplome, haba mu kubona za language of instruction certificate, ubwo ndavuga nk'i language y'icyongereza cyangwa se certificate y'icyongereza cyangwa igifaransa, bitewe n'igihe wigiye mu Rwanda uko bigaga. Gusa nk'ubu ngubu wenda kuva muri za 2010 na kangahe niba na gatatu na rimwe iyo ni mu cyongereza, birumvikana abize nyuma yaho bafatiza mu cyongereza. Turebe ese iyo ushaka guhinduzira izina riri cyangwa se imwe mu myirondoro yo kuri diplome yawe bigenda ute, ibintu byose nyine bijyanye na serivisi ushobora gukenera kuri NESA tubirebere hamwe hano ku Burezi Rwanda TV. Niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel rero kanda subscribe, ufungure inzogera, kanda like, tira comment, asigaye tujye tubana igihe cyose kandi ujye bikagusharinga cyangwa se usangize ni iyi video inshuti zawe zose zifite aho zihuriye n'uburezi hano mu Rwanda, kuko channel y'Uburezi Rwanda TV ndababwiye ngo uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe, muhawe ikaze. Murabibona rero ino ni portal ya NESA. Mbere na mbere tugiye kwanza turebe se ni gute umuntu yaccessinga. Fata telefone yawe tugira ute tujyane, uvuga ngo muri telefone yawe wandikamo ijambo ngo NESA services byonyine, NESA services. Yanditsemo NESA services, abantu bakwereka website. Uretse ko website nanayishyize hano muri comment, iri pinned nayipininzeho. Comment ya mbere mubonaho ni link ya NESA. Abantu bakwereka ibintu byinshi, bakakwereka ngo NESA online services portal, ngo confirmation of tuza hano handitse ngo NESA online services portal. Sibyo iyo maze kuzaho hano, mbere na mbere tugiye guhera kwa kantu kwa navigation ko hejuru, kwa tab kwa navigation, tuno navigation turi hano hejuru. Murabona hari home, hari login, hari guide, hari verification, hari na track your request. Tugiye kuma dusobanukirwe tuno tuntu hejuru. Hano kuri home niho service zose uzibonera, ukaba wazihitamo nkuko mubibona. Noneho uje hano kuri login, ubwo ngubwo ni igihe waba uri nkande uri admin, ariko kubera ko ibi bitatu reba nta nubwo twirwa tubitindaho cyane. Noneho hano handitse ngo guide ni documentaire iriho ukuntu iriho buri kimwe kijyanye no kuba wakiga gukoresha ino services, uko wakemura ikibazo. Urabona hano handitse ngo how to download teacher certificate. Ukanzeho hano bahita bakwereka ukuntu nyine wa downloading iki certificate y'umwarimu, sibyo? Noneho urabona wenda nk'iyo ukanze hano handitse ngo how to submit personal information for claim information collection, hano naho barabikwereka nyine. Izino ni guideline. Noneho hano kuri verification ni igihe ushaka kureba ese service nasabye igeze hehe yo kuba nakwaka iki nakwaka nako nabona ibi. Urugero ndasabye nko gukosorerwa nk'inuza nka diplome, ushaka kureba ese ko nasabye gukosorerwa diplome ibyanjye bigeze hehe, hahita nza hano nkashyiramo iki code yo gukosorerwa diplome, ngakora verify, bagahita bambwira ngo ibintu ni okay cyangwa se si okay. Ni kimwe ubwo rero nahanditse na tracking naho ni kimwe uko nguko. Noneho sasa rero tugiye guhita tuza hano kuri izi service NESA itanga. Izi service NESA itanga, nabona nkaranditse ngo assessors, markers and checkers. Click here to apply for assessing practical national examination marking or checking. Ni uvuga ngo iki gice iyo ugikanzeho kino gice cya assessors na markers, harimo ibice bikora ako kanya, harimo n'ibidakora biba biri gukora mu gihe cy'iminsi y'imibyizi. Kuko urabona nk'aba baravuga ngo Sunday kugeza 24 August kugeza ibiki n'ibiki niho cyakoraga, sibyo? Ahangaha ni cya gihe abantu bazakosora cyangwa se abantu bazategura ibizamini bya leta ni link bacaho. Rero kuko icyo gihe kitaragera ubu ngubu hari closed, aho katujya hanga handitse ngo certificate replacement cyangwa se applicants whose certificate were lost or destroyed. Ushobora kuba ufite diplome ukaba warayitaye cyangwa se yarangiritse. Ngo nyine yarangiritse ni nko kwa kundi imbeba zishobora kuyirya, inyubako yanyu ishobora gushya nayo igashya iruhande rumwe,
ibyo byose ni bimwe mu bintu ushobora kubitera. None ahangaha iyo ukanzeho hano bahita bakubwira ngo ugire ute, shyiramo hitamo ni choose school level. School level rero ni eshatu hano, hari ukuba ari general education cyangwa se advanced level cyangwa se nyine general education muri senior 6 muri birumvikana. Hari n'iyi ngiyi bita PE cyangwa se professional education muri advanced level, hakaza n'iyi bita TSS cyangwa se technical secondary school izwi nka TVET. iyi ngiyi ubwo niba ahangaha uhisemo nka kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. nuza nka iyi ngiyi nka TVET bahita baguha pop up kavuga ngo ese do you have loss of property form provided by RIB. ese ufite ikintu kigaragaza ko wabuze ibyo bintu cyatanzwe na RIB, yego cyangwa we. iyo uhisemo yego hari ibyo bakubaza, uhisemo nano ukatwitamo wenda nkano urebe. niyo uhitamo nkano barakubwira ngo request for certificate delivery acknowledgement confirmation for RIB. iyo ukanze hano rero ngo request for result, hano bahita bakwereka utuntu twinshi, ugahitamo ururimi, ugahitamo motivation, ibiki benda bintu nyine nzagenda mbibereka. bakubwira ngo hitamo ese wibuka reg number cyane wibuka. iyo uhisemo ngo ntayo wibuka, hano bahita bakubwira ngo uhitamo umwaka, wenda tubarura mu rugero nyine wenda tushyiremo nk'uyu. hano bahita bakubwira ngo okay, shyiramo amazina yawe yose, ushyiramo amazina ya papa wawe na ya mama wawe, basigaye kuri search direct ako kanya bahita bakuzanira iki n'ubundi za index number zawe. ubwo ni bimwe, ibyo ni bimwe mu bintu wenda umuntu ashobora kugira ute ashobora kwifashisha. noneho wenda tugiye kujya ku iki kintu kindi cya kabiri cyanditseho ngo confirmation of result. Confirmation of result, hano handitse ngo confirmation of result applicants who want result for different reason. yuzuga akandonka hano ubundi ushobora mukanza ukamenya ngo ese result zawe ikintu kigaragaza yuko nyine wasoje nicyo ugiye gusaba. ushobora reka dukoze gukoresha TSS kuko usanga abantu benshi bamwe wenda twadukoresha na general education, ntacyo general education sibyo. nukoresha general education akubaza ngo bakubwira ngo why are you requesting for these services, acknowledgement of certificate delivery, admission to A level upper secondary. Urumva ushobora gusaba nuza admission nako confirmation of result. kubera iki? kubera yuko ahantu ugiye kwiga barimo barayigusaba ibyo byose, bakagira ute bakaba bashyiraho ino service yo kuba wasaba nyine byose ukabitikinga. wenda gadushyiraho nk'ahangaha ngo nukubera ngiye kujya kwigashyiramo ngo I have all requirement, tugashyiraho wenda index number yibuka ugahita tuyishyiramo byose n'ibiki. ibi byose nzagenda mbere ukuntu nyine tugenda tubisaba. noneho tujye kuri language certificate. Language certificate ni uvuga ngo ni certificate itangwa na NESA igaragaza yuko wize mu rurimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa. guhera ku bantu bize 2010 na kangahera na 11 ndatekeka hari ni 23 kanze nkandiho ndebe gusa bahita babinyereka. duhitemo mwaka turebe gusa video yo nayiberetse hano y'ukuntu wagira hano biransaba gutakiramo index number, ariko ntabwo nshaka gukoresha amakuru hano y'abandi gusa nzabiho naraberetswe umuntu ashaka no certificate. rero uvuga ngo hari ujya ahantu nko kwa applying akazi runaka uvuga ngo okay nibyo koko akazi uragakwiye, ariko se uzi kuvuga icyongereza yego ndakizi, kucyandika kugisoma byose muri za writing, speaking, reading and what ibyo byose wasanga ubyujuje bakakubwira none ukuntu bimeze. kwereka certificate ya language ahita uyibura. iyo uyibuze urumva hakurikiraho iki, uhita utamira umukenyi niko babyita. gusa ahangaha niyo mpamvu NESA yashyizeho uburyo bwo kwisaba. rero bishobora gutwara igihe kingana n'iminsi 2 kugira ngo ubonye iyo certificate. katuze hano noneho handitse ngo name correction. name correction ni ukuba wakosoza izina kuri document yawe. urugero ngo level 5 applicants is levels P6 senior 3 senior 6 year 3 level 5 applicants who has legal changed their names or want to correct errors to their names. uvuga ngo kuri certificate abantu bashaka guhinduza amazina cyangwa se bashaka kukoregitinga nyine wenda bafite mu mazina yabo harimo amayereri, ugasanga wenda nk'iri kwiranga muntu sibyo ririho hano ushaka kubihinduza. uza hano uca hano ukabona ho bihinduriza. ukanzeho n'ubundi barakubaza bya bintu byose, inzira ni imwe barakubaza se kubera cyangwa gusaba ino service. ese nuni guhindura izina ni rya papa, ni rya mama, ni ry'ababyeyi
nyine ugashyiraho impamvu zigiye zitandukanye ugakora next. Gusa byose nzagenda mbyirute bibereka. Noneho ugahita ujya hehe, ugahita uza hano handitse request for certificate. Applicants whose certificate were not provided due to different reasons. Vuga ngo abantu bafite certificate banako badafite certificate kubera impamvu zitandukanye. Urugero wenda weho ntiwigize uhabwa certificate ngo ize ku kigo cyawe. Ahangaha niho uza ugaca ukagira ute ukabona certificate yawe. Ubwo nyine nivuga certificate utumva nyine diplome. Integration into the national education program. Applicants who fraud foreign education programs and want to shift to Rwanda education program. Urugero ushobora kuba wiga hanze, aba ufite iki ukaba ushaka kuza hehe mu gushifting ukaza muri Rwanda education, cyangwa ufite ntuza certificate yawe yo mu bindi bihugu uri ushaka kugira ute kuyizana hehe hano mu Rwanda, icyo kitwa NESA Equivalence. Hano niho ushobora guca ukanzeho, n'ubundi barakubaza bya bindi ise ni senior 1 senior 3 wenda ugahitamo ko ushaka gushiftinga nyine, sibyo? Ugahitamo ese hano ugahitamo bakubwira ngo ukashyiramo information zawe zose ukore save and continue. Aho ngaho ni igihe ushaka kugira ute gushiftinga uvuye hanze. Noneho hano ngo applicants are joining school. Applicants who interrupted their schooling and want to resume studies. Urugero ushobora kuba wararetse ishuri ariko ushaka kugaruka, ushaka kuzana hano ukabisabiramo. Ariko ubu ngubu ndabona iyi service hano iri closed, bivuze ngo ntabwo ari ngombwa cyane. Noneho turebe ku Irembo. Ku Irembo hari icyo twita NESA Equivalence Certificate. Hano rero yo icangaha nahangaha umuntu aca foreign equivalent certificate for TVET and application for equating foreign qualification to general education. Numva uyize hanze ariko ashaka gufata noneho certificate yawe bakayihuza neza niya hano mu Rwanda ikemerwa hehe na NESA. Uza hangaha ni uca, urumva birumvikana bitakuderegitinga hehe ku Irembo. Iyo kugejeje ku Irembo ubwo gahunda ibihindutse cyangwa system ibihindutse. Bityo umwaka rero indi video itaha tuzagenda dusobanura kuri zino service ni gute wakora buri imwe yose. Gusa yarengeje certificate yo narayikoze. None wenda icyo kinini cyo kuzakora hano nizizindi ikindi none no kuri service za mituweli bya mituweli cyangwa se by'Irembo nabyo nzaza bibasobanuririho. Rero ubwo ndatekereza muri iyi video ni bitubanyemo rwose. Ubutaha tuzagenda tubana mu bintu bitandukanye. Niba mugeze kuri YouTube channel twabanye muri iyi video, kandi like ukande subscribe tujye tubana igihe cyose, kandi ibyo bibuka gusharinga inshuti zawe kugira ngo aya mahirwe ntazajye abarinde uyabona we gusa abari wowe uyabona, ahubwo nabandi bajye bayabona, abanyarwanda bose. Rero nababwira ngo bye bye, God bless you, Imana ibarinde.